ibintu ni danje. Ariko noneho hejuru y'ibyo ngewe ngize ibyago mbyaye umwana aza ari ikiragi, aza atavuga. Umwana w'ifura aza atavuga ari ikiragi. Ibintu by'Imana murabyeteranya iyo musimbuka mwigira mutya ugira ngo muri kumwe. Mbyaye umwana wa kabiri nawe aza ari ikiragi. Abantu barahaguruka bati ayiwe, bati mucunge neza, za nyabingi zimukoresha ziragaragaye, bati burya nabarangi, burya yarabatanze. Umuntu w'Imana aragumya arahamya, nimukagire mu byago ngo mutuke Imana ngo muyihakane, nimukagire mu bigeragezo ngo nimurangiza muvuge ngo ariko niyo Imana avuganye nanjye niyo nyine. Imana ntabwo iboneka mu buki gusa, niboneka mu mineke gusa, niboneka mu byiza gusa, no mu bibi byose mu kuboko kwayo havamo ibyiza hakavamo n'iki n'ibibi. Ndarindagirira ikigeragezo cy'abana batavuga babiri, umwe yitwa Bowazi undi akitwa Yakini. Neza biracanga mu barokore. Rero burya barokore baze kuvuga, ubatumye kuvuga baba ba mbere. Hano ushaka inkuru yihuta uzatume umurokore. Burya telefone hari igihe uyibura ugasanga ni nomero kompoze. Isi zaradushizeho n'ibintu by'amashashi n'ibiki byose twiga kubambika ibikanzu kikaba kinyayo. Abo bashyitsi barahunga bati cyore uriya mwana nini ntabwo avuga. Ntabwo avuga. Bati yewe nuwawe se? Nini nuwanjye. Mana we disi uzihangane. Icya kabiri nacyo giteshwe kunyara mu cyumba cyari gihagaze kigakubanuka kikaza kikanyara. Baturiyo se? Ni nawe navuga. Nabawe se bose bati akabaciyeho akabarirukaza yagera hanze. Bati niko uyu mugabo mutoranye ibye nibiye. Bati nibiki musanze yiki? Afite abana. Bati yego specious Imana ntinkurikirane. Neza ubwo madama kari igihe abirirwaho wenyine nagiye ku murimo w'Imana sinicaraga natanga sanga yujuje nka Nyabarongo Ivana Ruhengeri Imena Nyabugogo. Umva nkubwire ntabwo ari njye wabyaye njyenyine, twarababyaranye ibi bigoryi. Ujya wicara ahangaha ufate kimwe nanjye fata ikindi. Ese undi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugombozi utigomboye ntacyo abamaze ubwo n'abagusekuye. Ubundi ko umunyarwanda yaciye umugani ngo ujya kurishihera munsi y'urugo. Ubwo muri ibyo byose wakoze iki? Wewe ngo nanguza abanyamasengesho. Fasha witwa mukuru witwa Bowazi, twasomye ijambo ngo yimura imisozi, ndimushyizemo kunana nabirose rwose nkajya mwogesha no mu matwi nkagira gutya. Yari amazi atemba, n'amazi atemba nkajya ndeba ku rushyi niba nta mwanda urimo nkayamuha akayanywa. Madamu na wa mushoferi watuzanye bahagaze gutya barimo baranyitegereza, bahagaze nk'abarozi. Mwari muri ariko ubwo icyo Imana arimo gukora yarakirebaga. Ntukite ku majwi yose, nta mugisha wawe urimo. Nataha saa 3 z'ijoro cyagiye nyine umuntu abatashya uvuye ku murimo w'Imana. Madamu akantangira mu muryango ati se kumusuhuza kunyikiriza byari bihabanye. Nimwiriwe? Ndakubaza wajya utaha hakiri kare? Nyina ari nyiri ku murimo w'Imana, ni haje abantu benshi uyu munsi. Ngo wabanje ugasengera ibigori bya bikavuga. Nari ngiye ku murimo w'Imana. Ese ubundi izo mpano zawe bavuga zishingiye kuki? Utunze ibigoryi bibiri. Hanyuma agiye kumva yumva wa mwana mukuru aramuhamagaye ngo Devota ndashaka amata. Wa mukobwa ubwo yari agafite ibyombo kumva ko umwana avuze byakira biramunanira. Ibyombo, amatasi, ibirahure byose bimenekera aho ngaho n'amadongo. Nsohoka nirukanka n'isume n'agasengeri nise Devo nikume n'ibyombo. Ati papa Bowazi aravuze ntingwa iki? Ndakwaza nikume n'ibyombo ngo papa vango banga. Ese nawe ujye kushinyagura ujye kufatanya nabo hanze. Ati papa Bowazi aravuze niyo ibyo bintu menye ni nyoko uje nazaraguha amabere ya nyoko. Umwana wanjye se yabavuze ni Bowa ati nivuga papa ati papa. Nivuga mama ati mama. Yewe nivuga nti inka ibiraho byose ndabizana. Inka adategwa nawe ushyize mu maguru. Mbone wa mwana arajanye uyu mutwe turarebana arampamagara ati papa. Mube muretse kuyakoma murayakomera rimwe. Mba ndahagaze naho wa mukobwa ko yagahagaze hahandi asubiyemo. Wa mukobwa abazamuye ijipo yose ikariso sijya hanze. Ati sinabikubwiye ntiwabimbwiye ariko manurira ijipo. Ati wenda nabikubwiye.
ayifatira mu kirere ntiyongeye kuva aho ngaho. Genda ndi muri nayo we nimagaze nashize n'umwana wanjye aravuze, naho wa mukobwa ari inyuma yanjye ijipo yayizamuye yose aravuze da uwo mudugudu turukanga twose niruka ngenda ndi muri nayo we ni mama nitawe abo n'abaturage n'umwana wanjye aravuze naho nuza devuta aravuze da aravuze we aravuze da aravuze we aravuze da aravuze. Hanyuma inkuru zageze kuri nyina nk'umurabyo, yaje akenyeye igitenge ameze atya, aza yiruka nka ninde ufite igitenge hano nkabaye iki iyo mwaseze yabumvise nakushira batubaye ya mwana yawe igitero ri mukana bakenda kiyera bati ikenyera igitenge atamushibuka waze arasaza nawe urabati atuvuga mama ari ativuga papa batesekenyera neza tumushibukaho mwana wanjye aravuze mwana wavuga tuzajya ku ishuri tuzajya ku ishuri uvuga muzagira ubwenge nzagira ubwenge agifata atya aba indirimbo ngo aba Yesu bishimira izina rye ntituzi indirimbo yazanye zimwe zo kuri radiyo zaki iyo igitanya agifata atya abantu bose abashizije abasohotse abasetse bakibimira abateye indirimbo ateye batumwana banyashuri ayiwe manatu babandi ayiwe manatu babandi naringezweho ba Salimana bangaba batewe nzahuke ari amasezerano yose yaherewe muri icyo cyumba kwa Etienne ameze nka Kirita. Hanyuma ba Salimani bariya bantu z'aba Bernard bagiye kwa Minyoni ba Edouard ndabivuga ku ishusho nabo barabizi neza basaga bagira barya uza reza gatuza nturagenda ute genda gaki. Turebera hamwe ijambo ry'Imana riri muri Yobu bice 5 9 umurongo wa 5. Tabo cyayo bice 9 ku murongo wa 5. Twihute kubazanye Bibiliya aravuze ngo ye muri misozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Dusubiremo Yobu 9 ibice 5 ibice 9 umurongo wa 5. Haravuze ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Nanjye ntago ndi bujye kure yaho umushumba yarari, numva ko bifitanye isano hafi aho ngaho. Ariko mbere na mbere ijambo ry'Imana kandi niryo ridukomeza, niryo ritubeshejeho, niryo ritwicaje aha ngaha. Andi majwi yose yacecetse cyangwa se n'abantu bakuvuyeho iryo muba muri kumwe naryo. Ujye uriha agaciro rero, ntukaze mu nzu y'Imana utazi usa nk'icyakuzanye. Ujye uza ufite intego, ujye uza mu nzu y'Imana ufite intego, kandi uharanire gushakashaka ibyo umwami yagira ate yashima. Ntukamere nk'umuntu uvomera mu gitobotse ntacyo byaba bimaze. Ujye wegera, ujye wumva, kandi ujye ubyitaho. Ikintu cyose kiba cyakure mu nzu y'Imana, ari amashimwe, ari korasi, ari cyo cyose ujye gikurikirana, ni hazajya haburamo icyawe mu izina rya Yesu. Hanyuma navuye hano mu minsi yashize, ntabwo ari kera cyane, ngira ngo urabona ko twabakunze, niyo mpamvu twagarutse. Amazina ni Hategekimana Musafiri Etienne. Meruka hano mbaho ubuhamya cyane mu mateka yanjye, ubuzima bwanjye. Twese tugenda dusaranganya kandi dufatanya, twibukiranya ahantu Imana igenda ikura umuntu. Hanyuma nzanye ijambo rivuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Amen.
baraduhanurira, ni byiza, nubwo yaba ari umuhanuzi urushije abandi, tubyemere tubivuge gutyo, ariko nta mbaraga yagira zo gukuraho uyu musozi uri imbere yawe. Uretse kuguhanura akakwibutsa yuko Uwiteka agira neza kandi azabikora, akakwibutsa ko ugomba kwizera imbaraga z'Imana n'Imana ubwayo, ariko nta bushobozi nabona bwo gukura umusozi uri imbere yawe. Mbwirira uwo mwegeranye ngo keretse Uwiteka wenyine. Bivuge cyane abyumve, kereka nde ngaho da. Haleluya, Yesu nashimwe. Uyu mugabo ni Yobu mu gihugu cya Usi tugiye kuganiraho, ni ukumwibukiranya. Twaramubwiwe tumwigishwaho, uyu namusoma cyane cyane mu bintu yanyuzemo nibyo ducamo, ariko nta rugero twabona twakwigereranya na Yobu. Duhagaze imbere y'Imana ntiyavuga ngo uvuge, uretse ko umuntu wese ahabwa ibye, ariko mu byo yahuye nabyo, mu byo ndibaza rwose ko nta muntu uri aha ngaha, nko gusogongeraho gatoya. Twibuka yuko yari umuntu wari ukomeye. Yobu yari afite ibintu, Yobu yari atunze, Yobu yari atunganiwe, ndetse Bibiliya igerageza kuvuga ngo yari uwa mbere mu gihugu cya Usi. Hanyuma ikagerageza kuvuga n'ibyo yari atunze: ingamiya 5,000, abaja n'abagaragu, abana beza, ngo wari ufite abana beza barebare b'inyamibwa, bagendera intege, beza iburyo ibumoso. Yobu rwose yari yikwishe. Mbibutsa cyangwa twibukiranya ko hejuru y'ibyo byose yari afite n'impano nziza yo kubaha Imana. Mvugira ngo amina. Yari afite impano nziza yo kubaha iki? Imana. Hanyuma mu kubaha Imana cyangwa se mu byo yari atunze, aho yari ageze mu cyubahiro yari afite, ntabwo aribyo byamuheshaga agakiza. Mu gihe wowe Imana iguhaye akabanza kamwe muri uyu mujyi wa Kigali, tukaba dutangiye kukubura. Haleluya. Yashyiragaho kubaha Imana bitavuye aho ngaho rwose, ndetse ngo urugero rwiza yigeze atanga, hari aho yageraga agakeka yuko abana be baba bacumuye, ngo akiherera akajya hirya akabatambira ibitambo byo kubasabira Imana imbabazi. Avuga ati: n'abana b'abasore, n'abana babyirutse, ntiwamenya ibiganiro byabo, ntiwamenya imvugo yabo n'ingendo, no kurera kw'iki gihe ntibicyoroshye. Mana, dore nje imbere yawe, ngirira neza, ariko n'umuryango wanjye ntuwusige. Urumva uwo muntu yari intungane. Hanyuma rero mbwira uwo mwegeranye ngo umunsi mubi ubaho. Umunsi mubi ubaho, burya ujya ubaho ukinjira udakomanze, ukiha karibu. Ntumbwire ngo ufite umuzamu, ngo ufite imbwa ziryana zitwa zande. Umunsi mubi ubaho, utarebeye inzobe, utarebeye uburebure, utarebeye ubugufi, utarebeye ngo uvuka ibwami niyo gihera. Turi mu ijambo ry'Imana, munize amatwi. Umunsi mubi ubaho, nubwo waba ufite agasuzuguro kangana nk'aka kandi cyagasumbye ka kandi ka wa mudamu nababwiye, ariko umunsi mubi ubaho. Umuntu yagusuhuza neza, wasuhuza umuntu utirika mbabarira, barakumbwiye. Wakenyera nk'abandi, wakoga nk'abandi, woze ukabera abandi babi. Inama y'umuryango ikarangira utayirimo. Ubukwe bukazabura umwana wa hafi aho ngaho, utaba utaje uteze bwabaye ryari. Twebwe dutuye Cyangugu na za Kibungo twarabimenye turabutaha. Uwo utuye hafi yaho ntabyo namenye, batubwisuri. Umunsi mubi ubaho cyangwa ntabwo ubaho? Basuzuma uti bambwiye gutera umwaka, kugusuhuza no kubanza gusenga. Haleluya. Hanyuma Yobu nawe ngo agira igihe kiragera, umunsi mubi uramuzira. Igihe kimwe Satani ngo aragenda, agezeyo ngo aragenda n'imbere y'Imana. Uwiteka aramubaza ati: uvuye hehe? Aramusubiza ati: mvuye mu isi kuyizerera no kuyitambagiramo. Hari ukuntu Imana igitwirata, ikakwirata mu mudugudu, ikakwirata muri famiye, ikakwirata kuko Imana izimihagurukire n'imyicariro yacu. Ngo iramubwira ati: witegereze umugaragu wanjye Yobu uburyo ki anyiranukira. Ndamureba rwose, ndamusura mu gihe cyo gushyirwayo pe, n'ibicumuro nkabibura. Satani ntajya buri byasubiza, ariko nanjye ari nge nakubaha.
wamuhaye guhirwa, umuha abana beza, umuha gucira imigani abasaza bamuruta, umuha byose, uramuha. Ngewe rero nkubwire n'icyo utaruzi, wajya kugira inama Uwiteka. Buriya kukubaha ntibiturutse yuko ari amaraso yo ku musaraba, ntibiturutse kuri umuremyi. Noneho nkubwire niba utari unabizi, ni buriya butunzi gakiza kayo bugashingiye mu byatunze. Uwiteka ati hoya ndabiguhaye. Icyo rero nicyo abashaka. Ngo aramanuka. Umunsi mubi wawumvise, wa mwaka mwahoze muhakana wawumvise. Hanyuma ngo aramanuka ameze nk'agaca byose, hasigaraga uje kubika imbitsi. Wasigaraga imbitsi narindagiye, nijye usigaye ngenye no kuza kukubwira. Abakarudaya ya matungo yose barayanyaze. Babana bari mu ruganiriro bavuga uburyo ki barangije amashuri bakoresheje umunsi mukuru, bati bose barapfuye. Byose ngo bimugeraho, umuyaga urahuhuriye yegeranya no kwa Yubu. Akimara kubyumva, ikintu cya mbere yakoze ni igiki? Niba ari umwitero, niba ari kositimu nk'umuntu w'umunyacyubahiro, umwenda yari yambaye wose ngo ahise ashishimura, ashyira hariya, yicara hasi, avuga ijambo rivuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye iki ubundi. Arabyakira, kuko nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'ubushobozi bwawe, nyuma y'ubwenge bwawe, nta kindi wakora. Ariko turi kumwe cyangwa mwatashye? Ijambo ry'Imana mwe murarikurikira. Nyuma y'ibyo yicara hasi, ari navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, va mu nda y'isi, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubundi. Imana nitugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntibyari bivuye mu byinshi yari atunze mu gakiza. Reka da, twari dufite umwana w'umukobwa yitwaga Janine. Yari umunyempano. Nimba abwira ngo umunyempano, yari umunyempano pe. Kandi mwongere mwibuke ngo nako mwumve ngo yari umunyempano, cyangwa se tunazibukiranya za mpano zo hambira ahangaha. Erega ibintu biragenda bidushiraho, biragenda bidushiraho rwose. Ibyo twari tuzi si byo turi mu kubona. Yego ngo haracyari 2000 bitarapfukamira Bayali, ariko hambira ahangaha ni wafata impano zo hambere rwose. Tujye tuvuga ibintu mu mazina. Janine yari umunyempano. Ibi ngibi muvuga ngo umuntu avuga ngo hano harimo umusambanyi, hoya, ubundi impano zirarutana. Hari umuntu wumva ijwi ngo hano hari umusambanyi, hanyuma yasohora iyo message ukiyumva uti ninge kabisa. Hari n'undi rero wumva iryo jwi akanakubona, kamenya ko wambaye ishati y'umutuku wicaye ku ntebe ya kabiri, yahitaga ahagarara imbere y'uwo muntu bati hano ubusambanyi. Watangira uti nanana, akaba araterewe n'icyaha gihe banyuzaga mu madirishya. Yari umukobwa mutahuzaga amaso, yagiraga atya, umva impano zose uko ari 9 yari azifite. Yari afite ukuntu yateraga ikorasi, imbeba ziri muri parafaze gahunga ntaho zirukanye. Janine mwahuze ijisho, wagira amahirwe wahanurirwa na Janine ukavuga uti nyuye ya mana ya Isaka na ya Saduraka na Mishaki na Abedenego, ari umunyempano. Ariko icyo mbivugiye, hanyuma yari groupe bitaga Saridiyo. Hanyuma y'ibyo ukabona ahoranye ikintu cy'ikizizi. Burya rero mbibutsa nuko n'Imana naho zihuriye n'agakiza. Imana ni kado Imana itanga. Agahora hekenya amenyo, agahora neza. Perezida wa groupe yari umuntu ukomeye cyane, batakajya mwigira, wahajya utubabarira ugacya, ukagaragaza mu maso kukeye, ise n'ibiki, umwegereye, uhagurutse hirya, witwa runaka batejane, uhagire rwose wihangana. Ate ntiyaburaga ibyo asubiza, maze mujye mumbabarira. Dawidi yaravuze ngo umutima wimenya wawe umubabaro. Agahora hekenya amenyo. Buke perezida wa groupe ati yemwe ati Janine mumuhekeho, ejo atazagira bazagwisha, ndabona ntazibye. Ariko bukeye tuza kupanga amasengesho y'iminsi 2, umuntu ateraga korasi, akenyera igitenya gisubiramo nk'umukigakazi, maze wa muntu nawe ajya mu mwuka mu gakorasi. Mu mpano yari afite iyo niyo tutari tuzi, iyo kubyina. Yarateraga ikorasi ariko ntabyine, maze akaga korasi aragatera. Yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli, abahanuzi ba Bayali bifata ku munwa. Bayali yabo yari yarananiwe kumva, imanura umuriro, iyo niyo mana nzakorera. Umukobwa agira atya, arabyina, ikibuno gikubita hari kukakugira, arabyina maze yigira atya, arikwedura nk'ingona, ati ibere ryinaga hariya. Noneho nyuma hagira abaza kumwegera bati se buryo wajyaga n'Imana yo kubyina. Nari nyifite nyine, uzi ibintu byambayeho mu gitondo, nagiye kora mbona umuntu arabyutse, umuntu arankomangiye, ndakingura mbona amaye ibiro 2 by'isukari na 2 by'umuceri n'ikiro cy'ibishyimbo.
tumenya ko umudiho ushingiye ku kiro cy'umuceri bidaturutse ku mbaraga z'Imana. Namwe rero buriya habonetse akuma kakontorora neza yabivuze bati hagize igikubitira ahangaha twakwishakira inzira. Uko kwizera kuba kugihe twari dufite muri ako kanya kuba kugiye hehe? Nimugera mu nzu y'Imana mujye mukurikira neza, mufate musogongere, mumenye icyabazanye n'igikwiye n'icyo gukora mu izina rya Yesu, hari ibintu byo mu kirere. Uko sigeze kubwira abari bamuhagaze imbere ngo muraboneye, ariko yemusubiza mu ijambo ry'Imana mujya muri soma. Haleluya. Tumenya yuko wa mudiho no kwakubyina no kwakwitigisa bitari bivuye ku mwuka wera, ni ikiro cy'ibishyimbo bamuzaniye mu gitondo. Yobu rero imva ntabwo yahinduwe n'ibihe n'imisi. Haleluya. Satani ngo aramanuka byose hanyuma nawe ati navuye mu nda ya mama. Hari umuhanzi twajyaga duhurira kuri radio mbere ya jenoside, burya aho mbere bajyaga binjira no muri studio bamwitaga Byumvuri. Hari ndimba yajyaga aririmba ivuga ngo twavutse twambaye ubusa tuzapfa twambaye ubundi, bamwe batangiye urugendo abandi barusoza, ibyo twasanze hano ku isi tuzabihasiga, n'ubusa gusa buteranya bayituye. Ubu nawe rurema bintu, nawe umenya abana bawe ntuterereye utwatsi. Ibintu ni danje. Twavutse twambaye iki? Ariko amashyari ukarara udasinziriye cyane amenye. Mama Samwe uzi ko yaguze imodoka ya kabiri, yayiguze nyine. Yawe none yaje umva yari yambaye baze yiteze yindi ahadodeshereza haranyobeye. Ibyo bikarara udasinziriye cyane amenye. Yashimye Imana avuga ko ageze ku kibanza cya gatatu, ariko Mana abatindi ntibabona umugisha. Nkubwije ko utazavaho babahanurire bagire batari ko nutajya mu kirenge cy'Imana neza. Ibihanurirwa byose no uzagira umwete kugira ngo bizasohore. Nunaguruka ujye wumva ko ufite amababa yuzuye. Sema haleluya. Iyo bibaye gutyo rero mutegereje ibyo mwabonye bitewe n'inzira uhagazemo, utabahanuzi baravangiwe. Ntibambwiye ibintu babikubwiye se witwaye uti amasezerano arakorerwa arabagarirwa. Haleluya. Araza neza arakubura ngo ntiyava ku Mana yo. Umusozi uriyegeranya neza, uriyegeranya uritugatuga, maze noneho ngo umugore amuhagarara imbere. Haya ikigeragezo cy'imbere rero kuruta icy'inyuma, kiruta icy'inyuma cyane. Umukayu ngo amuhagarara imbere, akibona ibyo byose ngo atega amatwi ngo akomeza kumva ngo uracyasenga? Ati ndacyasenga. Ya Mana y'Aburahamu ati ya Mana, ya indi yawe ati ya ndi yanjye. Ati nkugura umusazi uri muzima. Umugabo ati nukuri ndacyakomeje, ni Imana yabimpaye none ni nayo ibishubije. Mukayu aramubwira ati yewe ati cunga neza, mbibutsa ko ikigeragezo gishobora cyari kiziye Yobu, ntabwo cyari kiziye Mukayobu. Ikigeragezo ni buzima gatozi ku giti cy'umuntu. Abantu babiri, umugabo n'umugore, bashobora kuba bari mu buriri bumwe, umwe akarara ari muri ati we ati papa Didier ngiki kirafasha. Yesu we papa Didier atumare nkubwire, mu cyumba cy'abashyitsi n'abashyitsi barimo umva inyuma. Ntabwo kiri kuri papa, kiri kuri papa mama. Ati ngiri wati none iri hembe bazanye rifite imbaraga we. Ati ngi ayi wati Yesu we papa Didier kutabyitaye wati ha. Niyo mpamvu ugomba gushyira ingata ku mutwe ukagishyiraho neza, ntuze kusitaraho. Cyo nzagufasha no kugusenya no kugusabira. Ariko winyitwaza ngo yaramvuze ngo twahimvuye Kimironko ngo numve ngo aramvuga ngo nambaye kamambiri. Hari filime ari wambaye ngo nari ifite envelope, hari igikapu wari ufite ngo narebaga nabi nk'umuntu utisize. None se wari woza wari wisize? Ibyo bavugaga sibyo. Bazajya bavuga ibiri byo nurangiza ngo iga amashuri neza. Sema haleluya. Ni muri buri shyikire cyane ubwo ntagiye mu gacu, ariko wazanye amatwara araza kumva ikigendera kiri jambo. Twasomye ijambo rivuga ngo yimura imisozi itagize gute, itabimenye ikayubikana uburakari bwayo.
mukayo batumva ati nge sinabana n'umugabo udafite ubwenge aharura mva. Iyo ibibazo byaje bakwita imbobo, bakwita umutekamutwe, bakwita umwesikoro, afite amazina yise amuhimba. Aramubwira ati wacu niba utarurabeho. Amusiga yigaragura aho ngaho. Umuntu w'Imana aragumya arahamya. Nimukagere mu byago ngo mutuke Imana ngo muyihakane, nimukagere mu bigeragezo ngo nimurangiza muvuge ngo ariko ubu niyo Imana avuganye nanjye. Niyo nyine Imana ntabwo iboneka mu buki gusa, niboneka mu mineke gusa, niboneka mu byiza gusa, no mu bibi byose mu kuboko kwayo havamo ibyiza hakavamo n'iki n'ibibi. Mujye mwiga rero kugendana n'igihe mugezemo. Sema haleluya. Amusigaho yigaragura, ariko Yobu ngo ntiyahakana Imana ye. Satani ngo arongera ahingereza bwa kabiri. Nyamuneka uzagira amahirwe umwanzi agusabe, ariko nagusabiriza ye ngo asubirayo. Uwiteka ati urumva uvuye, aturumva ati nyine atukoze no ku mubiri we, ati nguri uri imbere ye, icyo nkumye n'ubugingo bwe. Ngo aza yambariye inzara, ngo arashishimura hera hano no mu bworo bw'ikirenge. Umuntu w'Imana arahindana. Yobu ngo yambara ibigunira, yicara mu ivu, yitera umukungugu, ngo arangiza arishwa turarangije ati Mana we, umva aragaragurika umwanzi amugira uko ashaka, ariko ntiyakwihakana Imana ye. Aramusabiriza. Uzi iyo Satani yagusabirije, uhamagara n'umwana utizana isahani ngo iburyo akakureba arye, utiteta zana isahani, ariko mama ninjye wabyaye nyine wajya uhamagara Korodina, ego zana isahani ngo ibiryo, njye uzi muri urugo ninjye weteta njye uhamagara nyine. Hamwe ukurura ihene ugiye kuyahura ikagufungana feri ikamera itya, ugakurura. Uzi umunsi mubi waje n'ihene ugakurura, none wasubira inyuma ngo ugiye kuyizana ku mbaraga, mukazana na mwese mukaruhukira mu twatsi mushinga imitwe gutya. Ane Korinde umunsi mubi, bamwe banayihagazemo barabyumva cyane. Haleluya. Jengo arabya, umuntu w'Imana aragenda arabemba. Undi yifashisha udukorasi tw'umwuka. Haleluya nzamubona, amaso yanjye azamureba, iryo ni ryo banga ngendana, mfite umukunzi wanjye ari inyuma y'ibicu, igihe nikigera nzamubona. Abandi bazi kuvuga bari mu kibuga, abo Satani bashyize mu kibuga, burya yagira abafana ba Nyirakwene na ba Dombina na ba Rudomoro n'abandi bati koco ibiragezo byawe n'ibikundwa na bose, akajya agira atya ayiwe ndapfuye ndashize Uwiteka wenda ya mama yavagamo. Ngo ari aho yageze nawe ijambo riramucika, ati uyu munsi havamo umunsi mubi navutseho. Yagiye kuvuga ayo magambo bigeze he? Ariko mwagiyemo haleluya nzamubona, igihe nikigera nzamubona, iryo ni ryo banga ngendana. Aramugaragura, ariko arangije arahamya. Burakeye ngo inshuti abanyamasengesho bo muri gurupe, abaririmbyi, abadiyakoni batatu, Elifazi na Birudadi, ngo baza kumusura. Bakigera aho ngaho baramwitegereza, atayiwe ati yu ati nuko wabaye, ati nuko nabaye, atayiwe na wakwiyumbanganya uwaceceka n'indabonye bize. Izi ntambaro uhagazemo, ngo bamugirira imbabazi, ngo barabwirana bati mureke dufashe umuntu w'Imana twibutse imirimo yakoze. Hari ijambo ryambwiye ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Yo nuko wabaye, twibutse abakobwa washyingiye, amakwe wajya gukorera abapfubyi, abapfakazi wajya guhirira mituweli, ngo bibukiranye imirimo Yobu yakoze. Baravuga bati mureke dufate iminsi 7 tuzenguruka umuntu w'Imana tumusengere, tumusabire ubutabazi ku Mana, hari Imana yamugirira neza. Ngo baramugota babarana nawe, bambara ibigunira rwose, nawe bitera umukungugu, baricara nuko baratangira mu izina rya Yesu. Munsi wa mbere batarya batanywa, twirukanye ibigeragezo, ngiyo zakanyarira, zatebuka ngutabare, zasamatare na kizabonwa, pepo turakubita. Bajya ku munsi wa kabiri, turagushiririje, Imana idakiranirwa tabara Yobu, baratokesha reka da. Bajya ku munsi wa gatatu, bagera ku wa kane, umwe muri bo ava Matiya ati mureke dufata agapoze tunabwirane niba ntacyo tweretswe, nta warose cyangwa agira icyo yerekwa. Undi ati ntabyo narubonye, undi ati nanjye ntacyo nigeze nerekwa, undi ati nta n'inzozi, ngewe inzozi narose ntizijyanye ntaho bihuriye n'ibi turimo. Narose umukecuru witwaga Florida, yari iwacu yaje no gupfa, yari n'umurozi. Iminsi 4 urimo ararutabaruze, turi imbere y'Imana tutarya tutanywa. Bata umuntu turimo gusengera ni bwoko ki, ni gati ki. Bafata umunsi wa 5, bafata umunsi wa 6,
ejo bazasoza umunsi wa karindwi bihaye, barahaguruka barazenguruka, nubwo inkike ari ndende cyane nimuzenguruke karindwi, izo nkiki ziritagurike, ngo maze umunsi ugera nta yerekwa, nta nzozi, nta n'ijwi, nta n'intumwa iturutse Cyangugu. Witwa Birudadi afata Bibiliya ayihereza Yobu, atakira atura Nyakovo n'umuheto. Bati dore uko areba nk'utaye ibyangombwa Nyabugogo, uzakugerageza n'uwo mwicaranye kugira ngo n'uwo mu kabari kwa Rando, kugira ngo n'uwo mu kabari kwa Rando, uwo nguwo uri mu kubwira uti Yesu ashimwe. Ntibaririmbanaga, ntibakoranaga umurimo w'Imana, ngo baramuhindukirira baramubwira batayi we twayobye kera, tese burya uri igitutsi kuwiteka. Maze tujya kuza ntitwabajije n'umugore babyaranye, bakambikana impeta, niwe wabanje kumwereka munsi y'ikirenge, ati ibyaha byawe Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura, none bikugezeho, ni amabi yawe akugarutse, irengera ingaruka z'ibyaha. Ngo baramubwira ku gice cya 5 umurongo wa mbere bati hamagara, batangira kumuhugura, hamagara hari uwagusubiza. Baramanuka bagera hepfo, batari ko ari nkanjye mbashatse Imana. Uzi umwana w'umunyagice winjiye ejo bundi nta kwezi, asanga umbaze imyaka 3 mu itorero, atangira guhugura, bati bahagarara batya. Baramubwira amatwara zibara, arangije ageze hepfo gatati, nanjye mwami ijambo nkagira icyo mvuga. Batuvuga iki ijambo ryawe ni irihe? Ijambo ryawe nibura akabanza ka metero 10 kuri 15 Kimironko, sagatenge kamwe tukonana buri cyumweru. Uri ijambo ryawe se nibura si ubukore, ubushize twe twaguteranyirije amafaranga yo kwishyura aho wari uri, ubwo ufite irihe jambo mu bagabo? Arababwira ati ariko hari icyo navuga. Bati ni muheye kudupfira nabi. Ababwira ijambo ryiza, sema haleluya. Abakiri hano muzamure haleluya cyane. Babwira ijambo ryiza, arababwira ngo iyizi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu yatunganijwe neza mu ruganda. Nimara kushyira ku munzani yombi ireshya idasumbana, nzavamo inogeje. Icya kabiri, hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemye cyongera gushibuka kikagira ibitonome, nubwo umuzi wacyo wasazira mu butaka, igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, ariko iyo cyumvise amazi cyongera kugira gute? Gushibuka nk'igiti kikiri gitoya. Arababwira, akomeza ababwira ati kandi naho yanyica noneho mbakurireho, nzapfa ngize gute? Mwiringiye. Hereza Imana icyubahiro, wowe uri mu gukurikiranira ijambo, ongera uyihereza icyubahiro, ntacyo bitwaye. Wowe uri mu gukurikira neza, zamura haleluya cyane. Nubwo yanyica nzapfa nyiringiye. Aramaramaza yomatana n'ubushake bw'Imana, avuga ati ndabizi neza amaherezo umuremyi wanjye ariho, nzi yiko ariho, kandi amaherezo nzamubona. Haleluya. Ntabwo uzatabarwa utabanje guca, ntuzagerekana utabanje guca mu butayu. Ibyo barakubeshya nubwo bagira bati urahakwepa, ariko niho ibirenge byawe bigomba guca. Nunasimbuka uzasibira. Nujya urota wageze muri primaire wanyu yongeho wigaga ku gashuri, wararangije yerika hari ukabona wambaye cotton yandi za kera, ubugiye kwenda iki? Ugomba gusibira ukabwigira neza yo mu butayu mbere yuko ugera i Kanani. Nuko bimeze. Mukunde gusoma, mukunde gukurikira, mukunde kugendana n'Imana. Igenda gahoro, igenda gake, niguruka igenda gake, ariko ntawe uyitanga imbere. Kandi ujye wicugusa neza, wumve kuko amasezerano yafite. Tazitwaza abantu ngo baravange, ngo baguhana bitari byo, ngo abahanuzi b'iki gihe. Oya, ujye wikontorora, ujye ufata indererwamo wireberemo, ni ijambo ry'Imana. Sema haleluya. Aramaramaza aravuga ati ikindi yimura imisozi tabimenye, agumya ahamiriza mu mubabaro, ahamiriza mu nzara, ntiyakwesikoroka, ahamiriza mu ngorane. Muri icyo gihe kibi, muri uwo muyaga, arahamya kugenda kugera mu bice 42. Imana iramanuka iramwunamura, imusubiza ibyo yari yaranyazwe byose, ahindura amagambo, nawe aravuga ngo nzi ko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya iki? Imigambi yawe. Nigeze kugira icyumba, mushumba wanyu arakizi, yarabimbwiye. Bwumva abantu bazagayo ntabwo nababonaga ngo mbamenye, uretse muri iki gihe guhura n'umuntu ati nkweruka indera bimeze gutya. Cyari icyumba 2 utarahagera, wahagararaga inyuma hariya. Ngira amavuta, ngira impano z'Imana, ndeba imbere n'inyuma.
ibyo navuga ngo guterura abarozi, nta muntu wicaye mwanga wajyaga uza muri icyo cyumba ngo agira atya. Mwese murabeje ubundi dore nguriya umuntu urwaye abadayimoni, ibyo gukandakanda, ibyo kuzana imiswaro, ibyo kugira gutya mbibonye ejo bundi. Bageraga hariya bati turahiye, ati ndagiye, ati nitwa Tereza, ati nitumuka, mbatukacira mu maso ngira gute mezernya utandeba mu maso, nkamanuka gake gake. Abasore gapote bazizanye bazishyizemo ahangaha ngo ubwo baje kureba umuntu niba kuko ari umunyempano, nkahagarara nka muri metero nk'ebyiri nivanamo icyo kintu, nari ifite impano. Kandi uze kumbaza ngo zagiye hehe, ntuze kumbaza byinshi, igihe ni cyacyo, zisigaranye mushumba mwazibonye. Haleluya. Haleluya. Taza kuvuga atari ko si umuntu uvuga ngo yari afite impano avuye hara nta nazo mene. Haleluya. Yesu nashimwe. Icyumba abantu bakibungwa binda zahezemo ku rwego rw'iko Imana imbwira ngo mubwire nk'umuntu maze nk'imyaka 5-6 inda yarahirimye, ibyo bita ngo yarahirimye, mubwira sume kariya katsi batari gusetsiye ni imyaka 5, ni ikintu kitambitsemo gutya, ni ngewe ibyo nkubwiye ubyumve. Aka gasoroma kabarabyaye, Imana iragenda irampaza. Hahandi abayobozi banyoboraga bati mujye mucunga neza atazadusimbukira, turabona ndatazikontorora ibintu nk'ibyo. Urumva gira umwuka w'Imana uri ku rwego rwo hejuru, wambwira uti wanjye hari abadayimoni nkaza, Yesu agasiga birukanye, nkasiga Yesu abirukanye. Ariko icyo mbivugiye ni ubuhamya gato ndimo ndagira mu gusoza, ngiye gusorezaho. Urumva nari ifite izo mpano, umuntu wagiraga gutya akankuraho, yagendaga akabiratira abandi ati nkuze kuri TN zari za mpano zikigezweho reko ubuzabaye basiga bazita izubu ni mu mufuka aho uhagaze, atumva ukuntu Imana mbwe sinzi ukuntu ibintu bimeze. Ibintu by'ikigero rwose mu bicunge neza, kandi impano z'ikigezi zigeze banza kubaza umuntu akajya gutya akikonsitara tukaba tuti turapfuye, marayika aramanutse wese ukajya kuvuga bati wagatambara k'umutuku ufite inka, bati uyisengere wowe tureba ufite urugendo rujya he. Impano zibanza kubaza ntazo narinze. Bati ni mu Mutara, bati urusengere, bati umwana wa kabiri n'umukobwa n'umuhungu, bati ni umuhungu umusengere, wowe utwite nutabyara umukobwa uzabyara umuhungu. Nyuma y'ibyo se hari ikindi gihari. Hanyuma izakera ntabwo ariko zari zimeze. Arankundiye amanitse ikiganza muramubonye, nuko nari imeze. Nari ngezweho ba Salimana bangaba batewe nzahuke, ari amasezerano yose yaherewe muri icyo cyumba kwa Etienne ameze nka Kirita. Hanyuma ba Salimani bariya bantu za Bernard bagiye kwa Minyoni ba Edouard, ndabivuga ku ishusho nabo barabizi neza, basaga bagira barya uza reza gatuza nturagenda ute, genda gaki, genda n'ubwoba bameze gutya, mfite umwuka wo kurondora, mfite umutwari bwo kwirukana nyabingi, amahembe, ibipfunyipfunyi byose. Kugeza igihe kuri Karayesi batanze ikibazo mu buyobozi bati hirya ahangaha. Urumva? Ariko noneho hejuru y'ibyo ngewe ngize ibyago mbyaye umwana aza ari ikiragi, aza atavuga. Umwana w'ifura aza atavuga ari ikiragi. Ibintu by'Imana murabyeteranya yo musimbuka mwigira mutya ugira ngo muri kumwe. Ugira ngo Yesu muri kumwe, reka da, ari kumwe n'abumva ijambo rye bakaryitondera. Njyaye umwana wa kabiri nawe aza ari ikiragi. Abantu barahaguruka bati ayiwe, bati mucunge neza, za nyabingi zimukoresha ziragaragaye, bati burya nabarangi, burya yarabatanze, burya ikindi gice kimwe batari kumwagiye muvuga mu kaziga mwoka byaramwe Etienne ko ari umukozi w'Imana, niba afite n'abarangi, afite abarangi beza rwose birukana abandi bazimu bakagenda. Ikindi gice kimwe bati murarya muri menge, umuntu agira abana babiri b'ibigoryi gute ngo ari zabanyempano, ati shwi kare negereza ko abana bazavuga wapi. Kigerageza nkubitana nacyo, umusozi uragenda umera urya neza, urahagarara umera gutya, urishinga uriyegeranya pe. Imyaka 5, imyaka 6, imyaka 7, imyaka 8 ndabyakira. Ndavuga n'uwite nubwo washimye ko biba gutya, abangiriye impuhwe bakangira mu ijambo ry'Imana bati wibuka yuko Pawulo n'uwanyuraga mu gicucu yarakiraga, ariko yahoranaga ikintu cy'igishakwe, ihangane we hari igihe bizashira. Abandi bati nimukamukomeza muvuga ubusa, umwana w'ikiragi w'ikigo ry'imyaka 8 ntabwo abakibuze byararangiye. Gusa mukozi w'Imana komera. Bakankomeza gutya, najya ngo njye gufata umwanya ngo sengera abana banjye mbazi naho byavuye. Imana atayati rusheshe tinyabingi zabamaze, nkaba ndi Lukasi
nkubitana n'icyo kigeragezo, natambuka muri karitsiye niyambariye neza nk'uko ngiye ku murimo w'Imana, nasuhuza abagore bicaye aho mu mudugudu twari dutuye hari i Masaka. Ni mwaramutse, mwaramutse papa Karagi, umeze ute? Ni ndaho. Papa Kara, ko wambaye neza ugiye he? Ningiye ku murimo w'Imana. Udusengere. Ese papa Kiragi, abantu baje kukureba barababonye? Ukagira ngo turimo turaganira, naho barimo barambwiriramo basekuriramo. Niho ntabwo nababonye. Nahindukira nkasanga umwari muri ibi ngibi. Ni cyakoza murashoboye pe. Twakubazaga nimba barakubonye. Niho ntabwo bambonye. Nataha saa 3 z'ijoro, cyagiye nyine umuntu abatashya uvuye ku murimo w'Imana, madame akantangira mu muryango ati se kumusuhuza kunyikiriza byari bihabanye. Nimwiriwe? Ndakubaza wajya utaha hakiri kare? Nyina ari nyiri ku murimo w'Imana, ni haje abantu benshi uyu munsi. Ngo wabanje ugasengera ibigori bya bikavuga. Nari ngiye ku murimo w'Imana, ese umuntu izo mpano zawe bavuga zishingiye kuki? Utunze ibigori bibiri. Uri madame koco koma musosi. Nta karibu sheri, nta tuzi dushoboye, nta tuki. Batubwire ngo nawe uzabanyemana. Cyakoze abaherekeje abandi. Nta gusekuriye aho. Ubwo uri umuntu wo hanze ukumva iby'iwawe akubwira, wowe wagenda ufata ute? Muravuga umusozi murawuze. Wa muntu buryo biza ku mudugudu akatwiyemberaho iwe ni do. Ndakubitika ibyana biragenda, Imana ibiha igihagararo, mbishyira mu mashuri ngo ndebe ko abatica babafasha, bakirwa bigendagenda igahagarara. Mwumva mwarimu bigisha ati mugabo ngo nufata amafaranga ufata n'abana bawe twariyemeshe, nibahagarara nibatuza baraderanja bakarangaza abandi nk'abandi batahanye. Nariko se wite n'umusonga nibi nibiki? Ibintu biranyobera neza neza, ndagenda arindagira. Muramu wanje bahanze naramubabwiye, araza buriza indege, tinabana bamushiki banje uko byakora byamera kose, aragiye kubavuza. Bagira mu byuma, bashyira mu matwi, bashyira mu nkanga, bashyira mu bwonko, impapuro zisoka ari negatifu. Arabangarura ati fata ibigori byawe. Nundi se babijyanaga hehe ko ari ibyanyu? Bati naho mushiki ndarindagira kigeragezo cy'abana batavuga babiri, umwe yitwa Bowazi undi akitwa Yakini. Neza biracanga mu barokore. Rero burya barokore baze kuvuga, ubatumye kuvuga baba ba mbere. Kandi ushaka inkuru yihuta uzatume murokore. Burya telefone hari igihe uyibura ugasanga ni nomero kompoze. Maze barasekuye baranyihaye, bafatanyije n'igihe cy'abana banjye batavuga. Umusozi mbana umusozi witeka nawe aracecekana, habijwi habe kuntu umuhungu nibura bazavuga cyangwa byararangiye. Mpagarara aho ngaho gutyo, natunze abakozi ntabara neza, kompiyuta nayo ubwayitabara. Abibutare abo ku Gikongoroyi nari Barasirazuba yinjiraga tutaravugana umushahara nizana gatorosho. Urumva ajya gakunda ukabona umwana arasubye neza mu myaka 8, nta no kudedemanga utaza kuvuga ngo wenda ngwarakara niye muko ni tutaravugana umushahara nubwo ari yukiza nizana gatorosho hanagure hari. Ubwo yaba kagejeje hanze n'uwa kabiri nacyo akaba kirasobye, nigarura ka gatorosho icyumweru kimwe akabaciyeho. Uwamuzanye batese kudatinze kwa Etienne atumva nkubwire. Nabonye banarya neza nta kibazo, ariko repetition y'indirimbo ihari. Zanitorosho garura itorosho, zanitorosho zanitorosho garura itorosho zanito ipu nubwo bamasenkani murabeho neza. Ubwo madame kari igihe abirirwaho wenyine nagiye ku murimo w'Imana, sinicaraga natanga sanga yujuje nka Nyabarongo Ivana Ruhengeri Imena Nyabugogo. Umva nkubwire, ntabwo ari wabye nyine twarababyaranye ibi bigoryi. Ujya wicara ahangaha ufate kimwe nanjye fata ikindi. Ese undi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugombozi tigomboye ntacyo abamaze, ubwo nabagusekuye. Ubundi ko umunyarwanda yaciye umugani ngo wijya kurishihera munsi y'urugo. Ubwo muri ibi byose wakoze iki? Wewe ngo nanguza abanyamasengesho. Akaba nkoze mu matwi yombi atavuze atakubise. Abana neza umuntu akazasura w'umushyitsi, bumvise inkuru zanjye cyangwa nabasuye tukagirana ibihe byiza, bakabona za mpano na wa mwuka wera bati tuzagusura iwawe. Bakaza ari nk'abantu nka 4, nuko noneho bakicara aho ngaho. Icyana kimwe kikaba kinyaye wa mu myaka 8 twagiye Nyabugogo mbagurira ibizibaho ari abahungu.
papegisi zaradushizeho n'ibintu by'amashashi n'ibiki byose, twiga kubambika ibikanzu, kikaba kinyayo. Abo bashyitsi barahunga bati cyore uriya mwana nini ntabwo avuga. Ntabwo avuga. Bati yewe nuwawe se? Nini nuwanjye. Mana we disi uzihangane. Icya kabiri nacyo giteshwe kunyara mu cyumba cyari gihagaze, kigakubanuka kikaza kikanyara. Baturiyo se? Ni nawe navuga. Nabawe se bose bati akabaciyeho, akaba ariruka agiye yagera hanze. Bati nikuye uyu mugabo mutoranye ibye ni ibihe? Bati ni ibiki musanze y'iki? Afite abana. Bati yego specials Imana ntinkurikirane. Twajya ngo umukozi w'Imana none dusinze ibyo ari byo. Bakabagize bate? Baravudutse bati ibyo tubonye nibidukurikirane. Bwira bamwegeranye ngo Imana itakurengeye, nta nuwagusukira amazi, itakaruye inzira, nta wakuza, nta wayinyura amaje kukureba za kwenda iki. Nibari baje bakurikiye ngo za mpano bambonanye, nibahageze nibahasanze ibyo byana binga bitavuga byose, bakiruka bagakizwa n'amaguru. Urumva abana bakazakinana n'abandi ku mbuga, nkazajya nkumva kimwe gikubise nk'abo bana bavuga, mwe muri bya gikubise mwe n'ibya bindi byanjye kikinjira kiri muri sindi bubaze ugikubise ngo nagira ngo ndasohotse nkahura n'icya kabiri nacyo kimwe nyegera abana. Niyo mwe baba ari abana babaye iki? Ntabwo tubizi, twarimo twikinira tubona biraguye. Nuwiteka nawe ujya umenya gusozogoza umuntu neza. Abo muri Amerika basetse bapfuye ngabariye. Nuko twarimo twikinira tubona kimwe kigwiriye ikindi. Nyumvira uwo musozi ababyeyi bari hano barimo babyumva cyane kuruta wenda abo basore cyangwa abo bakiri batoye. Papa Kiragi umeze neza? Ni ugiye se Papa Kira? Umwana bazi izina rye ariko kugira ngo shitani bishyiremo neza. Imana sizimura umusozi utaguhagaze imbere. Yegura nibyo uzabanza umera urya kugeza utareba imbere yawe. Urumva Madama akazahura n'abantu bari kumwe, bamwe baraziranye abandi ntibaziranye, ukumva umuzi. Mukayetiye uraho utamuzi. Biro Mukayetiye se? Bati Yesu we sinumbwira wayitiye. Bati Mana we mama sinyavuga umuntu agiye. Umva nkubwire, ufite umugabo ufite Imana muri we, avuga Imana neza. Yaje iwacu ku mudugudu, hari umucyacuru wari urwaye igisebe, kimaranye imyaka 3 ndi umugabo wo kubihamya, akivumaho twese tureba icyumweru kimwe. Yarivuje nawe ese niwo ariko dizi buri umubonye wumva bimeze bite? Naho madamu mwarafashijwe se? Nuko mwabonye zabanyemana mwaraho. Turi hano turi imbere y'Imana. Imana iterekanye wari we wazapfa hari ukumenye. Uwo mubano wo mwabyaranye araguhakanira ko nta kigenda, uwo hanze azabyumva ati yaraje iwanyu mbese icyo gisebe cyarakize yitwa n'ukuri Verediana. Nuko mwarahambiriye mwabonye zabanyemana. Kandi madama ndusha n'ubukirisito. Ese imikorere y'Imana urayizi? None suretse madamu umubiri wawe mu kugerageza cyangwa yewe ntiwamugerageje? None se kugira ngo Imana igupime izaca ko muhabanye? Izaca ku muntu utakekaga neza gusitaza kujugunye hariya. Ubwo ati ngaho wa muntu w'Imana se uvuga ijambo niwe cyangwa ntabwo ari warebye neza niwe. Yo kwiga muri we azaza Yesu azaza kujyana azaza kujyana bihangana ibibagera Jesa. Haleluya. Abana neza birarambirana, nta mukozi wamaraga kabiri. Mwafungiye imyaka 8 undafungiye 7, mbwira Yesu nindabihaze, niba ari ibingibi bimenyeshe ko ari uko bizagenda cyangwa se niba ari kuzabigenza. Ndota inzozi, mbwira umwegeranye ngo arota inzozi. Ndota inzozi we, ndarota hari inzozi ziza ari nk'iza Yosefu. Ndota umuntu ari mu kumbwira ngo etsiye ngo abana bawe uzabafate ngo bajyane, nari muzi n'umuntu wabimbwiraga mu nzozi, ngo bajyane ahantu bitabanguka ngo utabare, ngo uzabogesha amazi yaho. Ibintu bishekeje, ibintu mbese igihe kigeze n'umukungugu, igihe kigeze n'umukungugu wawe wisiga ugakira.
nibaza niba i Kigali nta mazi ahari, niba hehe ngo iyo ni ahantu za Ruhango, ngira ngo hari abahazi, ni ahantu yewe za Buhanda hafi aho ngaho hari ikibaya kimeze neza ukuntu abantu bajyaga bajya gusengerayo mu gihe cyashize. Hanyuma arambwira ati uzabajyaneyo, hari saa 8 z'ijoro n'iki byose, nkangura madamu, ishari yibuta w'uyu mwana ngikanguka nkubwira inzozi ndose. Madamu ati nibiki? Nkuna nisinziriye n'indose bose najya kintu umuntu ambwira ngo nzabajyane, aritonda kurya umugabo n'umugore baba baryamye n'inkokora, ayisubiza inyuma n'uyu mudigi ujya mva inyuma. Ibyo munda byose numva ngo hubu Uwiteka ati inkokora niyo kubura ubwenge, ko narimbwiye wowe narimbwiye we. Hari igihe ubura ubwenge Uwiteka hari igihe ubura ubwenge Uwiteka akakureka bakakumenagura. Imana ari bwingi, najyaga kumushinga nzi ko tutabyumvikanaho kimwe, namushakaga iki, yarayinkubise nziza namaze kabiri bifumeze bityo. Hanyuma myizerere yanjye so yari afite. Hanyuma rero ubwo hari umuntu wari ufite imodoka, ndamwegera ntiwo kabyara ntiwankoreho uyu mugisha rwose ukafasha tukazajyana abana banjye n'iki, ndabimutekereza uko nakazi rose, nawe yari inshuti yanjye arabyumva atayikosetsi ati disi ushobora kuba ugeze kuri, ni ukuri ndakuzi usengera abantu, abafite imanza byacanze, abamakeredi, wari umukozi w'Imana, ariko aho ugeze urananiwe, Imana nigutabara. Ni gute umwana w'imyaka 8 se w'ikiragi w'ikigoryi ngo uzamushyira mu mazi akavuga, ni wowe niyemera niba uzanjyana, atutazabura ibyara. Araza arapakirana n'abana banjye, madamu aritegereza agira ati tubuhagaze aho, ashyiramo bya bikanzo byanyu mujya mwambara, ati bigira nanjye tujyane. Nubwo batavuga n'abanjye ntawamenya agiye kubajugunya, ariko ibintu nahuye nabyo. Turagiye tugeze aho mu Ruhango, fasha uwitwa mukuru witwa Bowazi, twasomye ijambo ngo yimura imisozi, ndimushyizemo kunana nabirose rwose, nkajya mwogesha no mu matwi nkagira gutya, yari amazi atemba n'amazi atemba, nkajya ndeba ku rushyi niba nta mwanda urimo, nkayamuha akayanywa. Madamu na wa mushoferi watuzanye bahagaze gutya, barimo baranyitegereza, bahagaze nk'abarozi. Mwari muri ariko ubwo icyo Imana arimo gukora yarakirebaga. Ntukite ku majwi yose, nta mugisha wawe urimo. Haleluya. Ntukite ku majwi yose, nta mugisha wawe ugize ute urimo. Uzajya uhura n'ibiguca intege, uzajya uhura n'ibigusubiza inyuma, ariko kwa pasiteri igihe mwagire ntukihu muri byararimye ngo nimuze turebe iki imbere. Madamu ati ndabona agiye kunyicishiriza umwana amazi, ageze akabono nk'ak'igikeri mu nyamburira umwana, baba baramushikuze, nanjye ubwo nari nahahamutse, imyaka 8 ni myinshi, mbera nka wa muntu Yesu yabwiye ngo urashaka gukira, atangira kuvuga ngo nta mitiweli ifite kuri centre de santé. Ibintu nk'ibyo umuntu ari mu bibazo avuga amagambo aterekeranye, agasubiza n'ibyo batamubajije. Yarambwiye ngo uzagire gutya, ariko ndagenda boza ngira gutya, ashaka gukuba n'urungo ruveho. Madamu ati urabona atasaze. Ubwo nkurikizaho wa undi wa kabiri, nawe mbikoze kwa kundi. Imyaka 7 bantu b'Imana, iki nacyo ugicyure kiyongere ku byo twumvise. Hanyuma turaje tugeze Musambira, madamu kuko nyine nari namubwiye ngo mbonye bashyira mu mazi ngo bahita bavuga. Nyina arijijisha, ubwo turi mu kugaruka ahamagara uwa mbere, Bowaze Boace, uburagi burakomeje. Umushoferi na madamu bati kwae, imodoka yarayirengeje munsi y'umuhanda. Nese ntiwatugejeje mu rugo? Ati wawe iva ngo yatugejeje mu rugo, uribuka unkangura umbuze ibitotsi ngo mbonye bahita bose baravuze, ariko wagiye utuza nuzi iki? Nese wagiye umenya ko Imana isibiraho gake nk'ubwaraza Betani, ntukazane iby'Ibetani na Lazaro ngo ubyegereranye n'ibyawe. Nese si ijambo ry'Imana. Tugeze Masaka, agahengera nagiye ku murimo w'Imana, harya hashize igihe kigari kituvuye hahandi, n'icyumweru kirashize. Yakini yaki che akaba kubise igitwenge muri yo sara ari wenyine. Yewe cyakoze ararunyanyagije, bararutanze rwose, bose baravuze. Ariko wajya utoza ntuzi iki? Umunsi umwe, mvugira ngo umunsi umwe. Yemwe bene da, umunsi umwe, sema haleluya cyane. Umunsi umwe kagira wa kabiri, Mana ninegurizwa izuru muramenye. Kandi kugeragezwa kwawe cyane ntukakwange, ujye ukubwira uti nibisigaye ni mubanguke muve mu nzira mwumvise, kuko hari byo ngiye gusingira. Haleluya. Aza kuza kugenderwa n'umudamu ari mu gitondo,
duturanye aramubwira ati yewe ati mama Bowazi we ati runaka hadutse umuhanuzi ngurimo bya bindi by'abamama bumva ngo abahanuzi bakabaragiye yakenyeye igitenge atoze no mu maso agenda atyo. Hanyuma hari umukozi twari tumaranye umwaka yari yaraje ashaka kwikorera amafaranga n'abaturanyi baramubwiye batabona aho mara amezi ataho ngaho naho hamara amezi 2 arababwira ati ntago naje kurunguruka mu ngo z'abantu naje gukorera amafaranga. Muri uwo mwaka rero abana banjye bari bamaze kumwiyumvamo nubwo batavugaga yakuburaga kimwe gifashije ipo iburyo ikindi bumoso akarigiye mu gikorera nagize ubwo amavuta azabamenekaho mbese devota aho yabaga ari hose yabaga ari kumwe n'ibyo bihungu byanjye mu cyumba biri kumwe nawe kandi twagize abashyitsi benshi yegeranye ibyombo ngo ajye kubyoza arabyegeranya muri cya kibasi kinini cyane. Hanyuma ajye kumva yumva wa mwana mukuru aramuhamagaye ngo devota ndashaka amata. Wa mukobwa uko yari agafite ibyombo kumva ko umwana avuze byakira biramunanira. Ibyombo amatasi ibirahure byose bimenekera aho ngaho n'amadongo. Sohoka nirukanka n'isume n'agasengeri nise devo nikume n'ibyombo. Ati papa Bowazi aravuze ntingwa iki ndakwaza nikume n'ibyombo ngo papa vanga baje ese nawe ujye kushinyagura ujye kufatanya nabo hanze. Ati papa Bowazi aravuze niyo ibyo bintu menye ni nyoko uje nazaraguha amabere ya nyoko nigira ko abiyorojugunye ni numuzi tarivugishwa gutyo ubwo rero nakantu ushatse gushyiraho ngo tumenye. Ati hoya ati Bowazi aravuze kandi avuze mureba ndavuga ntiwasanga umwana avuze koko ndamwegera ni Bowazi amenye hasi n'arafatana bibi bisanzwe nubavuze hehe wivugishwa ngo umwana aravuze ati ariko ngewe na yarampamagaye umukobwa yarabibonye abyiyumviye aho yagahagaze naho ngaho asa nk'uhindutse koko njya mu nzu shyiraho ishati n'ipana n'itiriningi sohokana intebe nica ruhande rw'ikiraro twari dufite inka yari iri aho ngaho. Hanyuma nese umukobwa ati ngewe sizikira umva kuko Bowazi avuze ko namuhamagaye numvise yitabye nk'iminota 30 nicaye umutwe nawe ushyize mu maguru mbone wa mwana arajanye uyu mutwe turarebana arampamagara ati papa mube muretse kuyakoma murayakomera rimwe mba ndahagaze naho wa mukobwa uko yagahagaze hahandi asubiyemo wa mukobwa abazamuye ijipo yose ikarisosi ijya hanze. Ati sinabikubwiye ntiwabimbwiye ariko umanurira ijipo atwana nabikubwiye ayifatira mu kirere niyongeye kuva aho ngaho sinamwitaho ngumya kwirebera umwana wanjye se yabavuze ni Bowa ati nivuga papa ati papa nivuga mama ati mama yewe nivuga nti inka ibiraho byose ndabizana inka adategwa nivuga isina ubwo niko ndimo kwiyambura iki ibipesu by'ishati nanjye ndasaze hari devota hari na ntoza hari na shebuja mereza ku gasharupe n'asharupe n'aragake ubwo ishati nyifashe gutya maze kuyifata gutya sigaranya agasengeri umukobwa ruguru wangije ipo yagumye arayizamura ameza atya tubaye nk'ibigoryi. Umwana wanjye aravuze ni none se ni Bowa nivuga nzajya ku ishuri igiye kubikora ibikora ariko wa gatandatu batagiye ku kazi abandi bari hafi muri karitsiye abota akazuba abari mu bikari bakora amasuku ibikora neza neza cyane. Ubwo mba ndasohotse n'ishati agasengeri kari hariya ngenda ndi muri nayo ni magazi nashize n'umwana wanjye aravuze naho wa mukobwa ari inyuma yanjye ijipo yayizamuye yose aravuze da umudugudu turukanga twose niruka ngenda ndi muri nayo ni mama nitawe abo n'abaturanyi ni mwana wanjye aravuze naho nuza devuta aravuze da aravuze da aravuze we da aravuze. Mwaba mutarataha ngo muzamure haleluya cyane. Umudugudu ni hari Masaka kuri 40 iyo mvuga ibintu ntanga ingero ntanga n'ibimenyetso ni hirya aho watega hariya Kimironko uti ni mumbwira aya makuru kuri 40 neza hafi y'amashuri. Bowazi aravuga ndirukanka bati noneho abantu barasohotse ati muze muri pastor arasaze. Pastor nari ndamwarimu kugira ngo abishyiremo neza. Ati mama Gasaro ati pastor arasaza ati pastor ndetse ati papa kiragi ariko se mana hejuru y'ibiragi ushyizeho no gusara barokore ni hatari
no gusara. Ariko mana ibe nibikoresha n'abadayimoni yirukanye baramugarutse bagize bati ariko se ikitubabaje rero asaranye n'umuja we. Umwe ari imbere banyuza hari mu kuvuga ngo aravuze undi ngo aravuze da. Turimo tubibwa ibyo ari byo. Nimba ari byo bakoze Imana ikabibateje ibisaze. Umukobwa ijipa izamuye iri mu kirere. Undi nawe agasengera kari hariya. Urumva ikintu nk'icyo cyari kibaye abarakore kuri paruwasi ya Masaka barazamutse inkuru ziracicikana. Niyo mpamvu nababwiye ngo ushaka ko inkuru yihuta watuma umurokore habo mu biryogo bacuruza barageze kuri 40 bati habaye iki bati wa mupasire wanyu ajya kubasengera arasaze. Wa mukobwa ntanga kugaruka inyuma asanga abantu bakubisa aho ngaho batakose ubakiwe na shohuje batase manura iyo jipo atarya nayizamuye iminota hafi isaha yose yarameza atya bati nuriye ko bacanganyikiwe bati nyine bati wa mwana waravuze ati ngaho tinumva ko barindagiye kiragisa kivuga giti bati wa mwana mukuru aravuze ari hariya mu rugo nicyo cyarimo kitwirukasa bataha ko atagombera tike urugo rwa ruruzuye. Umukuru w'umudugudu Papa Gasara ati rero n'umwana navuze byanasubirayo nta kuntu muzi guhindahinda bati hoya bigira ibyo bakora ngo bitwaze umwana aravuze reka tujye kureba. Barahurura uwamugezeho mbere bati Boaze arikiriza Mama Gasara ati Mama Anita ndebera ko nta wundi mwana uri inyuma ye bati se ntureba yo ati nanjye nabo babarasaze. Mama Gasara ati mwigire mwihamagara ati ibi bintu twazabifata hehe za YouTube zari zitaraza ati gusa nibyo bati Boaze bati ativuga mama ati mama bati vuga papa ati papa. Mama Gasara ati Mama Anita we ati Maria w'ikibeho Maria w'ikibeho wese yambazaga Imana ye. Abisiramu bari bahari abadivari bahari induru ziravuga. Umwe aravuga ati yiwe data watse umwana wa Yensiyeni aravuze ati kiravuze bavuze induru nabo kwikontora birabananira ibitambaro biva mu mutwe bitenge biratakara. Umwe ati ndebera niba mpagaze cyangwa ndi kugenda bananirwa mbese. Hanyuma inkuru zageze kuri nyina nk'umurabyo yaje akenyeye igitenge ameze atya aza yiruka nka ninde ufite igitenge hano nereza ratora umurokore wa kera uracyagendana igitenge mu ishakoshi fasha igitenge nyine yaje agitwariye hano abantu baramwegera bakamegera ukahitse narasaze hanyuma umwega tushinga njya atana abayiki bataka iyo mwasenze yamumvise napfushira batabaye mwana yavuze mwigero rero ugana bagenda kibeye Afrika yose